bamwe mu bayobozi tugira amusori to say so bitwara nk'abantu wagira ngo ntibakomoka muri sosiyete abandi bantu barimo. Bya bindi bavuga ngo ukize ububwa bukubitira abandi, cyangwa se ukize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Hari igihe umuyobozi avuga ibintu nkavuga come on, uyu muntu mbere yuko ajya mu nshingano afite yabaga muri sosiyete y'abanyarwanda, ko wagira ngo ari kwibagirwa. Noneho icya kabiri, abantu bajya mu nteko barisanse kuba ari abantu b'abahanga n'abanyabwenge. Imana ifashe sinkoresha imvugo za ngoboka. Ukura muzi umunyamakuru mugenzi wacu wa za Karongi, wowe wicaye aho mu nteko, ubu wavuga ngo kugira umuntu yamamarize kuba depite arasabwa kuba afite miliyari, wari kuba ifite bwana depite. Rimwe na rimwe rero uko gusesengura ibibazo mu buryo nakita amacuri butuma nyine no kubona solution ikwiriye bigorana. Abadepite bacu twakabaye twicara ikibazo kiri main kiri primo hariya kuri iriya raporo ari umubare munini w'abantu basaba akazi. Niba abantu basabye akazi barenga miliyoni, bisobanuye ngo umunyarwanda umwe mu banyarwanda miliyoni 14 yasabye akazi. Nta nubwo uri kubara igihombo abantu bagirira mu gukora ibizamini inshuro nyinshi, nabyo bisanzwe bibagoye. Umuntu akora ikizamini Gakenke, akora ikizamini Rutsiro, akora ikizamini Rwamagana, akora ikizamini Nyagatare, arinda atagangana n'akazi ntako abonye. Iyo analize ntabwo bwana MP yitayeho. None analize ye atangiye gufata victime ku ruhande rumwe, akoze isesengura rikubita ibisinde ku bitugu bya victime ngo leta yahombye. Amafaranga leta ihombeshwa nuko yateguye ibizama babikora bakaba bake. Ni make inshuro igihumbi nayo leta ihombeshwa nuko dufite abashomeri benshi. Yego, amahoro y'Imana abane namwe mukunda One Nation Radio, mukunda ibiganiro tubagezaho, ariko amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi. Turabifuriza, ariko by'umwihariko twifuriza bamwe tubana hano kuri uyu muyoboro n'abakoze subscribe. Turi kumwe na Yves Nkuye mu rugendo mu busesenguzi, turabana hano kuri One Nation Radio. Yves, nizere ko umeze neza, nizere ko uyu munsi waramukanye Imana. Njye naramukanye Imana nayo yandamukanye. Ibintu ni amahoro cyane rwose. Ibintu ni umutekano. Ufite umutekano mu gifu no mu bwonko urimo, ariko ntazi ngurangano ariko ndumva urimo rwose. Ariko njye hari ikintu cyantunguye. Uzi ko ikipe y'igihugu ya Kongo ifite abafana benshi muri uru Rwanda? Bikagutungura gute? Je na ahantu narinzi ko ari njye uri gufana Kongo njye nyine, mbona banikizemo penalty ya nyuma. Njye no kuva kera Chancellor Bemba abantu bose biterera hejuru bati umwaka wonyine ntayifaniye ni 2004 kuko yari iri mu itsinda rimwe n'u Rwanda n'ubuhonye. Ahandi ntayifaniye barayitsinze, ariko Sedebed Makase bakoze igitego Mukongomani yarabatsinze bigenda nabi. Ahandi ntayifaniye ni muri cani ya 2016. No gisekeje twabanje gukina match amikare ku Gisenyi, tubatsinda kimwe ngira ngo cya Jacques Tuyisenge. Icyo gihe nambukanye n'abakongomani tuvigoma nari ndigoma, turi inshuti, turi kuganira, turi inshuti cyane, ariko mu gusubira byari ibibazo. Ari baceri igishuti. Ikindi gihe Kongo nge niyo kipe ya mbere muri Afrika mba numva nshyigikiye. Indi mba numva niyumvamo, ariko simenye nimba nyifana cyangwa ntayifana ni Cote d'Ivoire. Rimwe mba numva amarangamutima njyana kuri Ghana, ubundi Cote. Ariko izi zindi zo muri West Africa nabonye biterwa n'abakinnyi bagezweho n'amayikipe bakinamo. Njye mba numva nshyigikiye Cote d'Ivoire, njye mba numva ari Ghana, ejo bundi numvaga Senegal nyifite ino, ariko iyo ariyo yose yakina na Kongo mba ni Kongo ni cime kajya mu cy'isi, abantu barayifana ku bwinshi, kuko urumva playoff ya mbere irarangiye, hasigaye intercontinental yo ku migabane. Bashobora kuba bazahura n'amakipe muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa Amerika. Banza Aziya, sorry. Niyo mpamvu abantu bafite icyizere muri Amerika Latine, amakipe yaho yose arakomeye. Cyane kugize imana ukabona nka Honduras, ariko nizo muri Central America. Iyo wahura nayo yose muri Amerika Latine no muri Central barakomeye. Central se Mexique ntabwo iri Central. Irimo, ariko iriya ni host ntabwo. Muhuye se wabyishimira ko muhuye?
harya Mexique ifite bande ba Raul Jimenez uriya muri ntuza muri Fulham n'abandi ntabwo nkireba imipira cyane ariko irakomeye. Aziya uretse ibi bihugu bikomeye n'ubundi biba bifite qualification. Aziya Iran si- iba yayibonye, Japan bifite, South Korea bifite, nibyo bihugu ubona nyine bikanganye ya Kongo ndayishaka mu cy'isi, ndashaka mu cy'isi n'ubwa mbere igiye mu cy'isi kuva muri 74 imyaka 51 74 batwaye abapfumu benshi kurusha abakinnyi. si imyaka 51 ubwo nibyo higo nibyo ni 51. Hanyuma hari itangazo riri fake polisi yari yashyize hanze ngo ryo kutera umupira ngo bibuza abantu kureba umupira, ariko umuntu bakoze biriya bintu abo bayashyizemo ububwa bwinshi ntabwo ari serious. Buriya mu Rwanda hari ibintu bimwe abantu bakwiriye kometiriza. Ubuyobozi bw'u Rwanda wabunenga ibyo ushaka, wabutuka ibyo ushaka, ariko hari ikintu nabonye kiza bugira bubaho smart. Kuvuga ngo bufitanye ikibazo ngo n'igihugu cy'abaturanyi ngo umuturage bari bubangamirwe ngo reka kuvuga ngo nese reka nguryo u Rwanda ntirufitanye ibibazo na Kongo bizwi. Uzareba abantu muhura yambaye idarapo rya Kongo ku kaboko kandi akanabakura ugiye kuri umukongomani. Uzareba utubari tuba dufite umunsi tuza gucuranga indirimbo zagenewe ko ari inkongomani. Uzareba abantu baririmba ibisope n'ibyo b'abakongomani. Hari n'ishuri ry'abakongomani. Uzarebe uburyo abarundi b'ibyamamare bisanta mu Rwanda. Niki icyo kintu cyo mu bintu nshima abayobozi b'u Rwanda kibamo. Nta xenophobie. Abategetsi bashwane, u Rwanda rushwane na Uganda, ariko umuganda uri mu Rwanda yumva ari mu rugo nta kibazo. U Rwanda rushwane na Kongo, umukongomani uri mu Rwanda yumva nta kibazo. Gutyo nanjye nkubwiza ukuri ko numva nshyigikiye Kongo hano u Rwanda rutari, kandi umve nta kibazo kibirimo nyine ibyo wanje nayifaniye. Hoye nge ntabwo byari bya nijoro gusa. No mu buzima busanzwe Kongo itakiriye n'u Rwanda mba ndi gufana Kongo. Niyo yakina n'u Burundi nafana Kongo, kandi normali ugiye kumbaza mu buryo ibi bihugu duturanye uburyo mbikundamo mu marangamutima yanjye nyine. Abanza u Burundi, hagakurikira Kongo, hagakurikira Uganda, hagakurikira Tanzania, hagakurikira Kenya. Nuko bikurikiranya mu buryo nyine bw'amarangamutima kubikunda. Mwabwira ngo bihimigisha nuko nayikurikiranye. Nuko wayikurikiranye. Nahita mbanza u Burundi, nakurikizaho Kongo, nakurikizaho Uganda, nakurikizaho Tanzania, hakaza Kenya. Ariko mu byo kwifanira umupira n'umuziki cha Kongo buri gihiraza imbere. Kongo iraza imbere cyane. Nuko nguko even urakoze kututangiriza ikiganiro tureba kuri ibyo ngibyo no kuvuga kuri ibyo bintu. Gusa ntekereza ko hari abantu babikora kuko wenda u Rwanda rw'ipositioninze gutyo nk'igihugu kitahora abaturage ibibazo gifitanye n'ubutegetsi bw'icyo ngicyo, ahubwo bakashaka kubyerekana ko byatangiye kugira ngo cya gitutu kibe cyaza. Ariko polisi rwose mu bunyamwuga bwayo nizera ko iri mu nzego zifite ubunyamwuga buri hejuru, uhereye ku muvugizi wayo burya ACP Rutikanga Boniface ni umuntu cyambere mukundira n'inshuti itangazamakuru. Yego, umugabo wa mbere mwiza muri communication. Sindahura nawe face to face singubeshye. Tumaze kuvugana kenshi kuri telefone. Nakunze bwa mbere muhamagara nyine cyari ikibazo nkeneyemo intervention ye. Ndavuga ntabwo ngo wamagaye iby'akazi, ntabwo ndi mu kazi, ariko mbonye ibi bintu numva biri mu nshingano zanyu kandi aricyo babikoraho. Ntabwo yatumye mukupa. Ikibazo cye kimaze amasaha 6. Zero kubwiye cy'umuntu wikubise hasi bakavuga ngo azize inzara n'iki, ariya za Gasogi. Umurambo wuguma aho atangira isazi zitangira kumuza mu maso n'ibiki. Ambulance iraziragenda, buriya ambulance nibwo nabimenye ngo ntabwo itwara umurambo. Ambulance n'imbangukira gutabara ibitwaye isanze umwuka washizemo ngo bahita bigendera. Ibitwaye umuntu urumva nabyo ariko bifite explanation. Bishobora kubibuza umwanya wo gutwara ugiye kuramira, kandi akazi kayo ni ukuramira batarashiramo umwuka. Iraza irigendera, umuntu aguma horo most handi mujya mu bukwe doti kaba, abantu bakajya mu bindi, mukajya muri reception umurambo kira. Ndamuhamagara direct atarankupa. Imodoka za ribu zigezeho, kandi ubwo yabahamagamo yumva nyine avuga ati uretse gukupa arahamagara ababwira iki direct. Hano umugabo w'imfura cyane. Inshuro turi mu kiganiro kuri radio tuvuga ibintu ntitwemeranye. Nye ntiyanyurwa n'ibyo tuvuze. Ahita ahamagara direct. Umushyira woneye. Umva aradufasha. Nyine hari uburyo ubona ko ibintu bya media abitwara neza, kandi ntabwo agira hari abandi bantu mu nzego zivugira abandi, to be honest nge ntakunda. Atakuvuga dufitanye ikibazo kiri personal, abo buryo bameze nk'abavangura itangazamakuru. Akafite abanyamakuru yavugisha n'abatavugisha, hazifu wagira ngo ibintu inshingano arimo ziri personal cyangwa nizi wabo. Ibintu bwira abantu ntabwo bagira audience zimwe.
nimba ari inkuru ireba abanyarwanda, umuntu ntabwo agiye kuyibariza, ntabwo ari ibintu byo kubwira umugore we cyangwa abana be n'ibiki, ibireba abanyarwanda. aho ukabona umuntu arakwihoreye akuriye sindi kuri ibi, mu kanya uvugishije undi munyamakuru rwose ukamona mana, njyewe ndamwemera pe, we nawe wivanga ndabemera. ibyo uvuga ni kuri, hari abagira inzego rwose bavugira kubabona ni birokrasi ikomeye, kwandikira uyu kugira ngo yabwire uyu, wabwiye abwira undi, ugasanga nyine ni ukuguhakanira mu buryo bw'amategeko. Ntekereza ko spokesperson wa RNP rwose biragoye ko hari umunyamakuru wageraho akamuvuga ikintu kibi, kuko banagerageje gutumira bakitabirira ubutumire ku gihe ku nshuro nyinshi. Afande Rutikanga ari muri merera tuganire kuri uru Rwanda rwacu, ndetse ubundi umuzaniye miki. Afande ni ukumushimira kubera urwego rwa polisi biturutse kuri iri tangazo n'uburyo bihuse cyane mu gusubiza no gukuraho urujijo. Ntekereza ko confusion iba yashatse guterwa. Rega hari abantu babona itangazo ntibasubire gushaka source. Fact checking ni ikibazo mu bantu benshi. Hari n'abatabifitiye ubumenyi, ariko ubona ko abanditse ririya tangazo bashobora kuba ari abantu ntabwo ari abanyarwanda. Nabonye ko uburyo bakozemo ikinyarwanda, bakoze ikinyarwanda cyanditsemo ubona ari icya AI, ko barafashe nk'itangazo ryanditse mu rurimi rw'amahanga bakagerageza gufata ibyo bashaka, noneho AI ikabibashyirira mu kinyarwanda, barangiza ibiriya byo kubidoctoratinga birakunda, ukabona nyine ibintu byanditswe hariho ibirango bya polisi ariko bitari byo cyane. Reka turebere hamwe u Rwanda ni igihugu turimo kigenda kibona impinduka umunsi ku munsi. Hari ibibazo by'ibisubizo biza, hari ibindi bibazo bivuka. Muri make ni igihugu kimwe nk'ibindi gifite nacyo urugamba igihugu kiriho, ariko nanone n'ibisubizo bigenda biboneka. Hari ikibazo gihari kuri uyu munsi cy'amashuri yasohora abanyeshuri buri mwaka, ariko n'abandi bantu biyungura ubumenyi. Rego uzabicunga abantu ntabwo bakibonera imirimo ku bijyanye na kaminuza gusa. Hari abantu bo muri RTB nsigaye nemera cyane, ubona ko bashyira abantu ku isoko benshi bafite n'ubumenyi kandi bakabasha no gukorera y'amafaranga abantu barotaga bari ku ntebe y'ishuri. Umwana rwose wibereye wiyamariye igisurubeti akavuga ati wayo ngo ntabwo mu byumweru bibiri, ukabona ko ari ikintu gihari kiratanga hafije kuba abantu bavuga bati nimba kwiga byarananiye ntabwo nzabaho nabi. Noneho hari bisigaye biri no ku murongo, si na ngombwa gutegereza ngo kwiga bikunanire, ni amahitamo wahitamo kugira ngo ubeho neza utarindiye kujya. Ariko urabona ko umurimo ukiri ikibazo mu Rwanda. Hari imibare tugenda tuganiraho njye nawe mu gikari yagiye ahagaragara ejo bundi, yashyizwe hanze, yerekana ko rwose mu banyarwanda basaga miliyoni n'ibihumbi 100 basabye imirimo, abayihawe n'ibihumbi 3 bisaga. Nabana mu ushyize kuri pourcentage wakumirwa nibwo wamenye ukuntu hari ikibazo gihari. Muri abo bantu miliyoni hari abantu basaga 600 batoranyijwe nkaho aribo bagomba gukora ibizamini, hanyuma mu baje muri 600 ni abangana na 15%. Ntabwo baje bose, hagenda haza abantu bake, noneho leta ikategura ibizamini ikoresheje amafaranga menshi, expecting abantu ibihumbi 600, ikabara 15% byayo ngayo. Hari umudepite mu nteko ishinga amategeko uri muri komisiyo y'abakozi ba leta, hari umudepite umwe mu nteko ishinga amategeko witwa Depite Mazimaka Jean Claude, yagaragaje ko leta yomba ko yabigizwemo uruhare n'abatajya gukora ibizamini, kandi nta mubare ntabwo ndi kubona exact avuga. Birangira asoje, ni naho hari n'ikibazo, ntabwo twabonye umubare uri exact sinzi ndumva iyo nkuru nayibonye ku gihe, njye ngira ahantu okay. Aravuga ati imashini ikorerwa ikizamini tangwaho 4,000. Ati kenshi minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iyatanga ku bigo by'amashuri ikorerwaho. Cyakora depite nta numva uburyo ikigo cya leta cyakwishyuza. Urumva hano igihari kirimo wenda sinima nakunganira ngiye iyi nkuru nayibonye. Okay, avuga ngo ingingo y'abasaba akazi ari benshi kakabona mbarwa mu Rwanda ni imwe mu zikomeje kuvugwaho cyane. Byasembuwe na raporo ya komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta y'ibikorwa bya 2024-2025 yagaragaje ko mu Rwanda abantu 1,111,000 n'abantu 40 basabye akazi kabonwa n'abantu 3,134. Uretse ibyo,
urebye muri iyi raporo unabona ko leta ihomba akayabo bishingiye mu gutegurira abantu benshi ibizamini ariko abajya kubikora bakaba mbarwa. Nk'ubu abantu 1,111,140 basabye akazi, hatoranyijwe abantu 673,416 mu gihe abakoze ibizamini ari abantu 106,360 bangana na 15.8%, bivuze ko abo barenga 673,073 bagombaga gutegurirwa imyanya ariko ntibaza. Sibyo? Ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta yagezaga ku nteko ishinga amategeko raporo y'ibikorwa bya 2024-2025, Depite Mazimpaka Jean Claude yagaragaje ko leta ihomba akayabo bigizwemo uruhare n'abatajya gukora ibizamini kandi byatanzweho menshi. Mu gutegurira ibizamini abo bose hashyizwemo amafaranga menshi kuko amafaranga ateganywa hashingiwe ku mubare w'abemerewe cyangwa se abiyandikishije nabonye ari za miliyari nyinshi. Depite Mazimpaka yasabye iyi komisiyo ko ikwiriye kureba uburyo abemererwa gukora ibizamini by'akazi bajya bacibwa amafaranga runaka yo kwiyandikisha kugira ngo bajye bita ku bintu. Urebye ikimeyini ni iki? Ati kubera ukuntu biteye usanga yiyandikisha ku myanya myinshi, akiyandikisha hana hariya, akiyandikisha hanyuma mu igenamigambi hagategurwa intebe za mudasobwa, hakazakodeshwa ibyumba byo gukoreramo bashingiye ku mubare w'abasabye, ugasanga nyuma abantu ntibaje gukora ibizamini, leta igatanga amafaranga ku bintu bitari ngombwa. Iki kibazo kandi cyanagarutsweho na Depite Rubagumya Furaha Emma wagaragaje ko gihangayikishije. Yashingiye ku bagombaga kujya gukora ibizamini muri kaminuza y'u Rwanda i Huye barenga 1,100 ariko hakajyayo 43 gusa. Imashini imwe ikorerwaho ikizamini cy'akazi itangwaho 4,000. Kenshi Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo iyatanga ku bigo by'amashuri bikorerwaho. Icyakora Depite Rubagumya nta numva uburyo ikigo cya leta cyakwishyuza. Ushaka inkuru ni ndende niyo twarekera aho ngaho. Igitekerezo gihari nyuma y'iki gitekerezo, Depite Mazimpaka wasabye ko abakora ibizamini bajya batanga amafaranga yo kwiyandikisha. Byasipakorinze debate kuri social media, abantu batanga ibitekerezo bitandukanye bavuga bati ahubwo uyu mudepite yakwiriye ikiruhuko n'ibindi bitandukanye. Hari nk'uwo nabonye witwa Nsanga Sylvie, feminist, uvuga ko ari human right feminist and social justice. We yivuga ati see the privileges, ati you don't even have transport to go sit for an exam, nawe ngo wishyure, ati nta nubwo ufite n'itike kujyana gukora icyo kizamini nawe ngo nishyure. Ati how much did he pay when he applied for his MP job? Ati we yishyuye angahe asaba akazi ko kujya mu nteko ishinga amategeko? Ntabwo nabonye igitekerezo cya Sylvie ariko njye nawe turemeranya. Hari ibintu Sylvie rimwe na rimwe ajya avuga ntitubihurizeho ariko aha turemeranya. Bamwe mu bayobozi tugira amusori to say so bitwara nk'abantu wagira ngo ntibakomoka muri sosiyete abandi bantu barimo. Bya bindi bavuga ngo ukize ububwa bukubitira abandi, cyangwa se ukize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Hari igihe umuyobozi avuga ibintu nkavuga come on, uyu muntu mbere y'uko ajya mu nshingano afite yabaga muri sosiyete y'Abanyarwanda, ko wagira ngo ari kwibagirwa. Noneho icya kabiri, abantu bajya mu nteko barisanse kuba ari abantu b'abahanga n'abanyabwenge. Imana ifashe sinkoresha imvugo za ngoboka. Ukura muzi umunyamakuru mugenzi wacu wa za Karongi, wowe wicaye aho mu nteko, ubu wavuga ngo kugira umuntu yamamarize kuba depite arasabwa kuba afite miliyari, wari kuba ifite bwana depite. None ari kwirengagiza struggle zihari hano hanze. Umuntu ariga bigoye, ntabwo ari buri muntu wiga bimworoheye, aracyafite n'utwo tudeni na beridi iri kumubarira, nta n'akazi afite. Noneho afite ipfunwe wenda aranataha mu rugo iwabo, nta nayo kwishyura akagato, nimba nakishyura ni nka ya yindi giti mu jisho yabagamo ku Gisozi akingisha ibirenge ku rwego kumwiba bisaba umuvu n'amaguru. Warangiza ngo amafaranga yo gukora ikizamara yakuraye, nta kazi afite, ayo mafaranga arayakuraye. Rimwe na rimwe rero uko gusesengura ibibazo mu buryo nakita amacuri butuma nyine no kubona solution ikwiriye
bigorana. Abadepite bacu twakabaye twicara ikibazo kiri main kiri primo hariya kuri iriya raporo ari umubare munini w'abantu basaba akazi. Niba abantu basabye akazi barenga miliyoni, bisobanuye ngo umunyarwanda umwe mu banyarwanda miliyoni 14 yasabye akazi, sibyo? None umunyarwanda umwe mu banyarwanda miliyoni 14 niba yarasabye akazi, mu bantu bagera kuri miliyoni irenga n'ibihumbi 100 basabye akazi abakawugiyemo n'ibihumbi 3 n'amagana. Ikibazo kirihe? Isesengura ryakabaye ese abantu bari mu mirimo bishimiye kuko bamwe mu basabye akazi already baragafite, sibyo? Abandi kuko batizeye akazi baratarataza bari bugasaba ahantu henshi. Nta nubwo uri kubara igihombo abantu bagirira mu gukora ibizamini inshuro nyinshi, nabyo bisanzwe bibagoye. Umuntu akora ikizamini Gakenke, akora ikizamini Rutsiro, akora ikizamini Rwamagana, akora ikizamini Nyagatare, ari ndatagangana n'akazi ntako abonye. Iyo analize ntabwo bwana MP yitayeho. Depite Mazimaka, sibyo? Ntabwo yitayeho. Ngiye analize ya gihanga twebwe rubanda tudafite ubwenge nk'ubwe tumutegerejeho. Kuki abantu basabye akazi ari benshi bigeza? Ese kuki hari abagasaba ntibanaze mu kizami? Nta barimo babuze transport yo kujya mu kizami kandi yarasabye akazi. Icyo kibazo twakabaye tukimutegerejeho igisubizo. Nta urimo wagasabye asanzwe afite kandi nta nakazemo kubera iyo mibare yamenye nyuma. Nubwo ibyo byabaye kuko nge nshobora gusaba akazi ariko nkona ngiye guta umwanya nahembwaga n'ibyo nkora mpembwa 300. Ariko ndabaza ko ngiye gukora nsanga nzajya mpembwa 500. Ariko nzajya kugakorera i Rusizi, sibyo? Kandi mfite famille i Kigali. Nkahita mbara transport buri kwa gatanu ndi kuza kureba famille, nahita mbara indi nzu ndi bwishyure hariya no guhahira imbwa ebyiri n'iki. Nkahita mvuga n'ibyiza wabangumanya ka 300. Ariko uwo nawo ntabwo ari umubare wo gupfa ubusa, no kureba ngo abantu bari mu mirimo bo barayishimiye. Nk'umudepite ukwiriye kuba bigupushinga kuvuga ngo none se nimba abantu bayirimo bo batayishimiye bumva bajya mu yindi. Productivity iranganite. Yakabaye ari kudusesengurira mbere yuko agenda Dr. Edouard Ngirente. Nge tweretse ko leta ifite gahunda yo kurema imirimo irenga miliyoni 250 mu gihe cy'imyaka 5. Iyo mirimo bazarema niyihe? Izadusigaye tudafite abo bantu bagera miliyoni ba praying. None se aba prayinze nimba bari miliyoni n'ibihumbi 100 na abemerewe babaye admitted bakaba ibihumbi 600. Babandi batemerewe baraziriki ko nabo tubafite muri societe. Ba prayinze ku mirimo y'ibintu batize, bafite amanota make cyangwa ni ikibazo cy'uburambe. Hari imirimo yexige uburambe, ubwo burambe bwo bazabuvana. Ibyo ni ibintu inteko yakabaye iri kudusesengurira. Twakabaye tuganana batubwira ngo ntabwo tuzongera kwaka umuntu burambe, bagasubira inyuma muri cya kibazo cyatumye hari umubare mwinshi utabona akazi, munini utabona akazi. Tuvuga ati mu bantu twasubije inyuma hari abatari bafite bujuje criteria y'uburambe. Nta muntu tuzongera kwaka uburambe. Cyo koza umuntu waje mu kazi azajya agira amezi 6 nta wemerewe kumwevariwa kuko nta by'uburambe. Ahubwo nyuma yaho uwo muntu kumwirukana bibe bitasaba integuza kubera ko ari kugira performance ntoya. Tuzajya twegizija amanota ahubwo. N'urugero ibintu biha abantu amahirwe y'uburambe yo kubona uburambe. Uburambe uzabuvana nta kazi bwigeze. Ase kumunzani ho analize yakabaye iraho. Abemereye ikizami bo ndetse abemereye ikizami babaye 600 nabo ntibaje mu bizami bari kuki bataje. Noneho abakoze ibizami ababonye akazi nabo ni ikibazo cyuko abantu batsinzwe cyangwa ni ikibazo cyuko n'akazi ari gake. How comes umbwira ngo abantu ibihumbi 300 bize neza bafite impapuro ndatabumenyi za kaminuza, ibizamini bitangwa bikomeye gute ku rwego watsinda ibihumbi 3 gusa? Kandi mu masomo ibizamini bitangwa bagatsinda bose. Ntabwo hatsinze ibihumbi 3 abashyizwe mu myanya. Okay. So, hari abandi batsinze ariko bashyizwe mu myanya. Analize rero yakabaye tubera abo batsinze ntibashyirwe mu myanya. Hari imyanya mike. Depite none akahita dufasha tangira kuvuga ngo imyanya nimba ari mike nta kazi gahari. Sibyo? Dufite abantu benshi bashaka akazi nta kazi gahari. Tugiye kukarema. None analize ye atangiye gufata victime ku ruhande rumwe akuzisengura ari kubita ibisinde ku bitugu bya victime ngo leta yahombye. Amafaranga leta ihombeshwa nuko yateguye ibizama babikora bakaba bake. Ni make ishuri igihumbi nayo leta ihombeshwa nuko dufite abashomeri benshi.
abantu dufite akazi turi benshi, leta yakunguka inshuro ibihumbi. Fata aba bantu bose basabye akazi, aba bari bemerewe bemeye bakajya gukora ikizami, twemere ko aribo batari bagafite cyangwa bari underemployed, sibyo? Bari unemployed cyangwa underemployed, noneho bose babona akazi. akazi bafite cyangwa bafite akazi batishimiye, kabahemba munsi y'ibyo bakabaye bahemba. Abo bantu uzi icyo bakinjiriza leta uko kingana? Isesengura rirengaho, tureke gushakira ibibazo aho bidahari. Mugani we wa mudepite mugenzi we, kompiyuta irakodeshwa ibihumbi 4 y'ikizami mu kigo cya leta, n'ubundi habaye iki gituma ikodeshwa ibyo bihumbi 4? Ibihumbi 4 ukuntu ari amafaranga menshi. ibihumbi 4 ukubye n'umubare w'abataje, ubwo ni kompiyuta zakodeshejwe zikorerwaho ibizami hafi 500 na ubwo wafata 4 ngo ku 500, kureba amafaranga leta yatanze kuri za mudasobwa zitakoresheje, nabaza guhemberwa surveillance n'ibindi. Ibyo ni ibibazo abantu bashobora gukorera indi sesengura, ariko ikintu cyo kuvuga ngo bishyuza abantu ntawe gitaniye na bya bindi usanga umuntu yanaguhaye serivisi mbi kwa muganga, umuntu wawe arapfuye bakahita banakwishyuza n'umuntu yamaze no gupfa. Hari ibibazo bibangamiye abantu bize bakabura akazi cyangwa bakabona akazi k'intica ntikize. Abo bantu leta ifite inshingano zo kubahangira imirimo, sibyo? Ariko noneho bikanayiha task y'igihe kirekire kibazo ikwiriye kubikemura, none cyo kugabanya ibintu by'amashuri n'amasomo abantu biga ngo bazajye gusaba akazi. Leta ifokasinga cyangwa ishyira imbaraga ku mashuri, abantu biga ngo baze guhimba akazi, noti gusaba akazi. Biri mu bizagabanya ubushomeri. Nyoza uvuga ngo abantu bikorera amafaranga bambaye amataburi. Nje nawe na Mucambuzi na Viateri, bari abantu hari umujene ubayimere kuri waduhemba twese, yifitiye ibyondo by'iranda n'inkweto ye ya indi ngo za protection zituma bagita cuma mbere. Iriya yambaye ko yaduhemba, yize neza. Twebwe ibintu twize, ibintu by'ibisosi twize n'ibiki? Basunyukije phone batwira ngo twiga ibisosi, si byose si ibisosi nyine. Ariko we yize uburyo bafata iranda, agafata ekeri akanyuza agakaramu bikagira gutya, ngo ni interior designing, akamukanya kata kwereka mu nzi wawe birahindutse. Ku izina moderne ya Fekuzinga igeze kuranga hano i Kigali, ukanoga ku izina k'imbere mu nzu, umubare ugiyemo wa 3 n'igice, kandi irahi isanzwe, kandi umwana aragapyatura, none nejo kaba karangiye, utagira ngo anagakora igihe kirekire. Waba ari ibikoresho ugasanga byose hamwe ibikoresho yakoresheje nta na miliyoni n'igicirimo cyangwa 2. Ayo nayo yaturikije nyine yize neza. Leta nibirebe muri ubwo buryo, bitari ibyo hazaba hari ikibazo cy'abashomeri n'abandi bafite akazi batumva amarira y'abashomeri. Nka depite uri kumva gahinda k'abashomeri ariko kumva leta hano hanze hari abashomeri bamurusha amashuri, cyangwa se banamurusha n'ubumenyi wabajyana ku ntebe y'ishuri bamurusha. Ako ntabwo ari kumva gahinda kabo ngo babishyuze umushomeri. Ayevane he? Nakubwiye ngo basubire inyuma bareba abantu batagiye gukora ibizamini kandi bariyandikishije. Ntabwo wamuburamo wabuze itike cyane. Hari wavuze ati they are there for what and for who. I thought they were there for us, the citizen, not to drive the government into taking it all from the citizens. Ati bari hariya bari mu nteko kubera iki? Kubera nde? Ati narinzi ko bari hariya kubera twe abaturage, bitari byo kuyoborera leta no gutwara ibibaturage. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ubisesengura ute wowe ku bijyanye n'abari mu nteko ishinga amategeko? Hari ababita intumwa za rubanda, abandi bakabita ukundi. Yego, uyu ntabwo ari bube case study ngo ahagararire ibitekerezo by'abadepite bose, ariko nawe urambwira uko ubyumva unahuze n'uko ubona inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nari nkubajije mu kanya, urambwira ati mbe ndetse gake ku munzani ikijyanye n'uko hari amafaranga leta ihomba, n'ikijyanye n'uko hari abantu badafite akazi. Kubera iki umudepite witwa intumwa ya leta yakumva, intumwa ya rubanda yakumva ko yakumva agahinda ka leta mbere ya rubanda? Rubanda ni narwo leta. Haba habayeho wenda ntabwo ngiti priorities, icyo abandi babona nka priority si cyo babona nka priority. Ntabwo rero biri butume nanjye mbe gufata nkaho ari inteko yacu yose itekereza. Dufite inteko ishinga amategeko irimo abantu babasava,
buriya igihugu iyo ubona kiri kugenda burya utazagira ngo ibintu biri kugenda neza no mu nteko haba hari biri kugenda neza. Niba nibwira ko ari igitekerezo waba yatanze twe tutakunze, ariko wabona ikindi gihe atanga ibitekerezo twakunda ahubwo ntitubimenye ibitekerezo yatanze. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo dufite inteko idakora, irakora, ariko hashobora kubamo akantu ka fragilité nyine. Hari igihe ajya avamo ibitekerezo bituma nyine abantu bibaza ngo inteko yacu ubundi bite, ku rwego abantu bavuga ati cyatubwira buri wese atekereza iki, cyaduha kuri cya gitabo bandikamo ibintu byose byavugiye mu nteko tukareba ngo kanaka aba yavuze iki. Rimwe na rimwe bituma hari abatekereza ko inzira zijyana abantu mu nteko zikwiriye kuba zifungana, zikwiriye kuba zifungana, umuntu ntajyemo bimworoheye. Kujya mu nteko ishinga amategeko ni inzira ikwiriye kwegeranwa. Hari ibintu bita ngo ni amakolesterol, ni amafati aba mu miyoboro y'amaraso ijyamo hagati igafungana. Niyo mpamvu n'abantu bakunze kugira ama hypertension bagira amakolesterol yinjiramo mu mitsi agafungana gutyo. Ushaka inzira yo mu nteko ijyamo amakolesterol, inzira ijya mu nteko ikwiriye kuba ifunganye, ikwiriye kuba ifunganye, ariko irafunganye. Rero se ubona kujya mu nteko ari ikintu cyoroshye, ntibinyura muri procedure ndende. kwiyamye simple ikwiriye kuba ifunganye nyine. Kandi umuntu uza kujyanwa mu nteko ikaba bakabezinga nyine muri vetting, bakita ku bintu byinshi. Niba ari umuntu ushobora guhagararira abantu benshi, akwiriye no kuba afite ubushobozi bwo kumva ibibazo by'abo bantu benshi no kubisobanura. Akwiriye kuba ari umuntu ufite ubushobozi bwo kurenga ingero, nyine bakanariza ibintu byinshi. Ntibibe byo kuvuga ngo ni imyanya, ngo aka karere dufite imyanya 2 igomba kujyamo, ngo kandi kanaka ngo amaze igihe ngo yaritanze, ngo kandi amaze igihe kinini nta kazi afite, ngo yusi ngo kamem justement d'après tout ngo fait ibyo babivemo. Inteko ifite ikintu kinini ivuze mu buzima bw'umunyarwanda, ishyirwemo ba bantu nyine uvuga ngo iyi ni selection iteye ubwoba. Niba ari imyanya 80, niba ari 70, ibirimo ba bantu nyine. None se kuri gukomoza ku musaruro byatanga iramutse ishyizwemo izo mbaraga, mba ndi kuvuga ko kuki zidashyirwamo sofa kubwiye ko abantu barimo ntabwo bose babashije, kuvanga inteko. Ako hari igihe havamo ibitekerezo, inzira zayo zo kwinjiramo zikwiriye kuba zifunganye, kuko inteko ni ikintu gikomeye gikwiriye kuba gikina uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'abanyarwanda. Mu kubivuga gutyo umeze nk'aho hari turi gukweshoninga, umeze nk'aho nyine hari umusaruro witega ku nteko utabona neza. Hari igihe mbona ibitekerezo biri kuganirwa ku nteko, biri kuganirwa mu nteko, rimwe na rimwe nkabona ni ingingo nziza ko nareba nk'ibitekerezo byatanzwe uburemere bwabyo nkabikweshoninga. Ntabwo nkweshoninga inteko, rimwe na rimwe nkweshoninga individu. Niyo mpamvu nanjye nakubajije nti kiri kubibona gutyo nk'igisubizo, utekereza ariye mpamvu bidakorwa, ko ibyo bisubizo bije byaba ari iterambere ku banyarwanda. Igihugu kirakura, hari n'igihe wari gukenera abantu ushyira mu nteko ntunababone b'iyo calibre nk'iyabo dufitemo none. Igihugu kirakura. Hari igihe bamwe mu bantu hano tujya tuvuga ngo twigishijwe n'abarimu batize. Leta ntabwo yari kuza muri 98 turi kwiga guhera 94 kugera muri 2000 ngivuge ngo umwarimu kugira yigisha agomba kuba afite diplome. Ntabwo byashobokaga, sibyo? Ayivaneze igihugu cyari gifite amashuri angahe, noneho bamwe mu barabarimu barapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi, abandi bari muri gereza bagize uruhare muri jenoside, abandi barahunze. Umuntu wese wiyaminiye agafite aho dushuri yari atugejeje yagombaga kwigisha abadafite amashuri nk'ayo. Harabigaga bakiga bageze nko mu wa 4, sibyo? Abigishaga sorry. Ego igihe kiragira hatangira kuboneka bize no babwira abarimu bati ni mujye kwiga. Abigishaga za kaminuza zitangiye kugenda ziza za kaminuza segonderi, abarimu batwigishaga nabo batarangije segonderi bajya kwiga. Wowe wize vuba niba utarigishwa n'umwarimu utarangije segonderi, baranyigiye ba majoro na basimpunga kandi n'abahanga cyane. Ubwo ndanabasuhuje n'abarimu b'abahanga cyane baje no kufatisha baranikirira. Batwigishaga neza mu bushobozi bwabo batarangije segonderi. Niko igihugu cyari kimeze. Bagira igihe ubwo batwigishaga primaire bajya kwiga segonderi, twe tujya segonderi bajya kaminuza baragaruka baratwigisha. Nuko kaminuza zo bazigishaga banatwigisha segonderi. Nuko igihugu cyari kimeze. Uyu munsi ntabwo wakigisha abantu utararangije segonderi, ba materineri na primaire. Tuzagana hano noneho no kwigisha primaire uzajya usabwa kuba ufite kaminuza. N'ubu rero bizagera igihe nyine mu nteko hari igihe tutari dufite abantu twashyiramo bafatika twizeye.
batari mu birikamu nyine inzira zifungane kuko abafite ubushobozi bwo kujya mu nteko ari benshi, sibyo? Imyanya yo mu nteko ntiri buhinduke, harebwemo abeza kurusha abandi. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari abanze kubikora nabo hari n'ibyiza n'ibyo kwishimira, ariko utwo twuho turimo nyine tugomba kuvamo gake 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 gake, ikaba inzira ifunganye. Twajya tuvuga ngo umuntu yabaye umudepite wajya kureba ko guti nibyo n'urusuka. Hanyuma abaturage bo bavugaho iki buryo reaction yabo isigaye imeze, ikintu bumvanye umuntu kitameze neza ntabwo bagishuga kotinga cyangwa bakijyana. Okay, hari ababikora ariko turi kubona ibitekerezo by'abantu niyo si turimo, turi mu isi y'imbuga nkoranyambaga. Kera nyine niyo mpamvu isi turimo igenda ihindura ibintu. Uyu munsi radio mere hari ubwo uheruka kumva izasabwe ngo mwandike indirimbo ngo ndayitura mucambuzi nguri Gikondo, muri gahunda y'indirimbo zasabwe byavuyeho. Ndahita nyikina kuri YouTube, ndayikina kuri Boomplay, ndayikina Spotify, cyangwa se ndanayumva ku zindi radio, cyangwa ndanabandikira message. Ntabwo bisaba kwandika ibaruwa ngo nyijyane hahandi babaga mu mujyi, sibyo? Ibyo byarahindutse. Uyu munsi gutanga igitekerezo ngo kigere muri perezidanse cyangwa kigere ahandi ntabwo bigisaba kutega ngo ujye ugorwa n'ibyo bintu. Ntabwo abonye ejo bundi Rikari buryo yabigenje ngo ahinda ke kageri bukuru. Hari uwo muyoboro nyine abantu bahita batanga ibitekerezo, bakerekana ibyo bakunze, bakerekana ibyo badakunze. Niyo si turimo y'imbuga nkoranyambaga, niyo si turimo nyine. Bizagera igihe nyine izo mbuga nkoranyambaga ziba ari uburyo buri direct bwo kugera ahantu. Iyo bari kuvuga ngo influencers, bakagera n'igihe mu gihe cya kampanye, mu bihe byo gutora perezida, influencers bagira uruhare, abantu ku mbuga nkoranyambaga. Nta wampamagara kubera ko barariweze mu influencer reka. Hakora undi muntu nyine wishyiriraho utuntu dusekeje, ufite abantu benshi bamukurikira, umuntu akaza abantu bakagira privilege yo guhura na perezida. Iyo si ari uburyo bayumvikana ko yahindutse rero. Niyo mpamvu Sylvie igitekerezo cye nyine cyaje. Aba influencer arakomeye. Ubonye naha tureke no kuganira nawe aho baganiriye nawe nacyo kigiramo imbaraga. Niyo si turimo rwose nta gitangaza. Ivere kanshimire. Nukuri pe waganira nawe uri imfura cyane. Wakoze cyane.